Ese ni gute kutanywa amazi ahagije byangiza impyiko zawe? Ese ni mu buhe buryo umwuma wica impyiko zawe utabizi? Uyu munsi hano kuri Olivier tugiye gusobanura uburyo ki kutanywa amazi ahagije cyangwa se ibyo twita umwuma mu kinyarwanda byangiza impyiko z'umuntu. Ni mu gihe kandi twabonye ko hari indi mico 11 umuntu ashobora kugira cyangwa se tugira mu buzima busanzwe bikarangira byangije impyiko zacu, nyamara twebwe tutabizi. Muri iki kiganiro by'umwihariko tugiye gusobanura uburyo kutanywa amazi ahagije cyangwa se ibyo twita umwuma mu kinyarwanda bishobora kwangiza impyiko z'umuntu, cyangwa se bigenda bite byangiza impyiko z'umuntu gute. Rero hano ni kuri Olivier YouTube channel itugezaho ibiganiro biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabungamo ubuzima bwacu. Niba utarakanda subscribe, kore subscribe ngo utazajya n'ibiganiro binyura hano kuri Olivier. Rero ntabatindiye, twabonye ko impyiko ziba zifite umumaro ugiye utandukanye, bityo rero kuzibungabunga ari ingenzi. Ariko muri iki kiganiro tugiye kuvuga umwe mu muco dukunze kugeraho kutanywa amazi ahagije cyangwa se kutanywa amazi mu buzima bwacu busanzwe bikarangira byangije impyiko zacu, nyamara twebwe twumva nta kibazo kuko n'ibintu bigenda biba gake gake, ntabwo ari ikintu ukora ngo ingaruka uhite uzibona ako kanya. Rero twabonye yuko umwe mu mumaro w'impyiko harimo gusohora imyanda cyangwa se mu kinyarwanda ibyo twita kuyungurura amaraso. Rero buriya iyo tutari kunywa amazi ahagije, iyo myanda ntabwo ibasha gusohoka neza, nyine ntabwo impyiko zibasha kuyungurura iyo myanda ngo ive mu maraso neza. Ni ukuvuga ko nisohoka, siyansi igaragaza ko iba iri concentre ku buryo nyine ahantu uzihagarika inkari ukabona zisa n'umuhondo, cyane cyane utsindagiye cyangwa se ushaka kwijima, biba bigaragaza ko rwose umubiri wawe udafite amazi ahagije ndetse impyiko zawe ziri gukora akazi zigowe nyine ndetse bitameze neza. Iriya myanda rero bagaragaza ko ubwabyo gusohoka kuriya iri concentre cyangwa se ari myinshi cyane ugereranyije n'uko yakabaye ingana mu nkari. Ni ukuvuga ngo ufashe ikigereranyo nyine cy'ukuntu imyanda ingana n'amazi biba byabaye byinshi cyane ugereranyije n'ibiri normal, aribyo twita ngo concentration yabyo iba yazamutse. Biriya rero bagaragaza ko usibye no kwangiza impyiko ubwabyo, binangiza n'ahantu biba biranyura nyine mu muyoboro w'inkari, ku buryo bishobora kuzateza na inflammation cyangwa se kubyimba k'umuyoboro w'inkari. Ibyo kandi biba bishobora guteza ingaruka zigiye zitandukanye nk'uko byumvikana. Mu bundi buryo kandi siyansi igaragaza ko iyi myanda iba itari kubasha gusohoka neza, twavuga nk'uzwi ku izina rya calcium, uzwi ku izina rya oxalate ndetse n'undi mwanda uzwi ku izina rya uric acid. Bagaragaza ko hari igihe iyo myanda yuzurirana mu mpyiko nyine ntijya ibasha n'ubundi gusohoka nk'uko turi kubisobanura, kuko nta mazi aboneka yo kwiyungurura ahari ahagije. Iyo myanda rero bagaragaza ko iba ishobora kuzateza uburwayi bugiye butandukanye, kuko ishobora gutuma impyiko cyangwa se umuyoboro w'inkari cyangwa se naho amaraso yungururirwa mu dutsi two mu mpyiko bishobora guteramo kwiboroka cyangwa se gufungwa kw'iyo nzira. Ibyo ngibyo bakagaragaza yuko rero uko bigenda bikura bishobora no kuvamo ya ndwara izwi ku izina rya kidney stone. Hahandi uzumva bavuga ko wenda umuntu runaka afite indwara y'impyiko, afite utubuye mu mpyiko cyangwa se udusenyi, byo muri siyansi bita kidney stone. Byaraturutse kuri ya myanda itabasha kuyungururwa neza, kuko nyine umuntu atanywa amazi ahagije cyangwa se yagiye amara igihe kirekire atanywa amazi ahagije, bigatuma iyo myanda idasohoka, igenda igakora nyine igenda yihuza ikavamo ikibuye nyine babyita udusenya, ariko nyine biba bigaragara ko ari ikintu kibumbye nyine ari ikibuye. Niyo mpamvu binitwa stone, kidney stone, namwe muhita mubyumva ku bantu bize icyongereza. Ibyo ngibyo rero bakagaragaza ubwabyo kuba bishobora gutera n'ubundi burwayi. Iyo nzira yafunganye ko hashobora kuzuriramo inkari, nyine ziba zishobora kuza zuzurirana ntizibashe gusohoka, bigatera nyine n'ibindi bibazo by'impyiko, harimo nyine nko kuba wenda yagira n'ama infection, yagira n'ubundi burwayi buzwi ku izina rya hydronephrosis, nyine aho usanga impyiko zabyimbye cyangwa se huzuriranyemo inkari nyine zitabashije gusohoka. Ibyo rero bikaba byangiza impyiko ku rwego rwo hejuru. Bakanagaragaza ko nyine ibi ngibi bishobora gutuma impyiko zifeiringa gukora akazi kazo, cyangwa se byanamara igihe kirekire cyane rwose umuco warabaye karande, waranze gucika, umuntu atanywa amazi ahagije, bikazarangira umuntu agize uburwayi bw'impyiko buri chronique butabasha gukira, ariho handi uzasanga nyine birangiye wenda nk'umuntu runaka. Mujya mwumva ikintu cyitwa dialyse bakivuga cyane,
mujya mwumva banavuga ko kinahenda nyine kwivuza impyiko birahenda. Ibyo rero biba byararangiye, impyiko ziba zarangiritse nyine ku buryo buri irreversible, ku buryo zidashobora gukira iyo ibintu byabaye karande, bikazarangira nyine impyiko zangiritse burundu bitewe nyine n'ibyo bintu, n'iyo myanda iba yaragiye yitsindagiramo bikarangira izangije, bitewe nyine wenda n'igihe umuntu yabimenyeye. Hari igihe umuntu yabimenye kare bashobora kubyitaho bikishoboka, hari n'igihe nyine umuntu atinda kubimenya byaratangiye kwangiza impyiko ku buryo buri irreversible. Ibyo ngibyo tukivuga kuri ubu buryo bwo kwangirika kw'impyiko mu buryo buri chronique, dufite tunasobanura ubundi buryo umwuma cyangwa se kunywa amazi makeya byangizamo impyiko. Ubundi iyo bimaze igihe kirekire umuntu akagira ikizwi nka dehydration, umwuma kuko byanyabyo, noneho hahandi umubiri uba ufite umwuma byanyabyo. Bagaragaza ko n'ubundi ingano y'amaraso ubundi 55% by'amaraso ni amazi. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko n'ingano y'amaraso ihita igabanyuka, bityo iyo amaraso agabanyutse n'umuvuduko w'amaraso uhita ugabanyuka, ibizwi nka hypotension. Ibi rero bituma n'impyiko zitabona amaraso ahagije, kuko urumva n'izindi organe cyangwa se izindi nzungano z'umubiri nazo ntizibona amaraso ahagije, ariko by'umwihariko nyine nk'impyiko turi kuvugaho nayo nago ibiri kubona amaraso ahagije. Ibyo rero bituma impyiko zibura cyangwa se utunyangingo tw'impyiko, ibyo twakwita nka cells mu ndimi z'amahanga, birangira tutari kubona amaraso ahagije cyangwa se oxygene ihagije. Ibyo bikaza gutuma dutangira gupfa. Iki noneho cyo kigaragaza ko by'umwihariko impyiko zitangira kwangirika ku buryo buri irreversible. Iki ngiki cyo kita kibigaragaza neza. Bisobanuye iki rero? Ni uko kunywa amazi nyine ari ingenzi. Tugomba kunywa amazi kuko byangiza impyiko ku kigero cy'uko tubonye ko bishobora kwangiza impyiko mu buryo buri chronique, impyiko zikangirika mu buryo butavugwa, usibye nyine kuba wenda umuntu yashyirwa ku byuma bimufasha kuyungurura amaraso bigakuramo ya myanda. Ubwo rero murumva ko kunywa amazi, nubwo nyine babivuga kenshi ku maradiyo, binyuraho kenshi ku mateleviziyo, binyuraho kenshi hano kuri YouTube turabyigisha kenshi, wenda sinanjye byigishije bwa mbere, ariko nyine tuba twumva ari ibintu biri easy. Iyo umuntu atararwara nyine aba yumva ibintu biri easy, ntago sinzi impamvu, ntago tupfa kwita ku kintu iyo hatarabaho ikibazo. Gusa niba ukurikira The Health Academy Olivier, twizera ko usobanutse, byibura iki kiganiro tuba dukoze kiba kiri buze kugira icyo kigufasha. Rero murumva yuko nyine birangira impyiko zangiritse, bikaba byagutera uburwayi buri chronique bw'impyiko. Rero hari n'ubundi buryo, hari study nasomye, ariko hari n'ikindi gitabo nabonye kibivugaho, basobanura ko wenda kugira umwuma cyangwa se kutanywa amazi ahagije, unakora amasiporo cyangwa se unakora akazi gakabije, bikarangira n'ubundi utanyweye n'amazi ahagije, nabyo bishobora kugira uruhare mu gutuma ugira ikibazo cyo kuba nyine n'ubundi wagira buno burwayi bw'impyiko, biturutse kuri proteine ibiri guturuka ku muscles ariko broken down. Iyo proteine nayo ikaba yatera inflammation cyangwa se kubyimba mu bintu byo kubyimbagana mu mpyiko no mu nzira y'umuyoboro w'inkari, bikaba byateza nanone uburwayi bw'impyiko. Ubwo rero murumva ko umwuma cyangwa se kutanywa amazi ahagije byica impyiko zacu cyangwa se byangiza impyiko zacu. Rero ubwo ngubwo nk'abantu bakurikiye kino kiganiro twafata umwanzuro wo kuyatunywa amazi ahagije. Kunywa amazi ahagije nk'uko twabisobanuye ni ukuvuga kunywa byibura litiro 2 mu masaha 24, kandi ntuzinywere rimwe, ukajya uzinywa mu byiciro ku byiciro. Rero niba hari ikibazo usigaranye kuri iki kintu cy'uburyo kutanywa amazi ahagije cyangwa se umwuma byangizamo impyiko zacu cyangwa se byicamo impyiko zacu, hari ikibazo ugize wajya muri comment ugashyiramo igitekerezo, ugashyiramo ikibazo, turagusubiza. Kandi niba ino video hari ikintu kwigisha cyangwa se wumvishe ari ingirakamaro, wibuke kudukandira subscribe kugira ngo nyine uzajye ubona n'izindi video zinyura no kuri The Health Academy Olivier. Ntiwagirwe gukanda like niba wayikunze, ndetse niba uzi n'undi muntu yafasha rwose, si ngombwa kwisharinga umuntu ubona nta kintu yamufasha. Niba ubona hari ikintu ino video yafasha umuntu runaka rwose, wamukorera share. Ikindi ku bakunzi bacu rwose twabonye musobanutse, turebe ibitekerezo mutanga muri comment, muri abantu basobanutse, turabashimiye cyane. Aho uri rwose wiha amashyi wumve ko tugushimiye, kuko turabizi ko ibi biganiro ntabwo bikurikirana rwose abantu badasobanutse. Rero nawe n'ubu uri umwe muri abo bantu, rwose turagushimiye, kandi ukande subscribe n'ubu utaranayikanda nawe winjiye muri uwo muryango mugari. Rero tuzabane mu biganiro by'ubutaha, mwari kumwe nanjye Manzi Olivier. Tuzabane no mu bindi biganiro by'ubutaha, turacyari kumwe n'abakunda cyane. Ciao ciao.